Rero reka duhite tunafatiraho twinjire mu ngingo yacu y'umunsi twakira abatumirwa bacu tujye kuganira ku myiteguro ya shampiyona y'isi y'amagare izabera hano mu Rwanda kuva tariki 21 kugera tariki ya 27 y'ukwezi gutaha kwa 9. Twakiriye Samson Ndayishimiye n'umuvugizi w'ishyirahamwe ry'umukino w'amagare Ferwacy hano mu Rwanda. Mwaramutse neza tubaye ikaze. Turashimiye. Turi kumwe kandi na SP Emmanuel Kayigi n'umuvugizi wa Traffic Police cyangwa se ishami rya polisi rishinzwe umutekano mu muhanda. Mwaramutse afande. Mwaramutse neza. Tubaye ikaze namwe. Murakoze cyane. Ndetse na Madame Emma Claudine n'umuvugizi w'umujyi wa Kigali namwe tubaye ikaze. Mwaramutse neza. Reka duhere muri Ferwacy muwaze mu sobanurira abanyarwanda iby'i shampiyona y'isi y'amagare ku buryo biteye ndetse naho mugeze imyiteguro yayo. Mwakoze. Shampiyona y'isi y'amagare ni shampiyona ikorwa ku muhanda usanzwe wa kaburimbo. Muri magare tugira disciplines zigiye zitandukanye, tukaba dufite iyi ngiyi ari mu muhanda wa kaburimbo, akaba ariyo twita Road World Racing Championship. Ni ukuvuga muri shampiyona igihugu cyakiriye gihitamo umujyi umwe, tukaba tuzayikora muri uku kwa 9 kugiye kuza tariki 21 28 nibwo tuzayakira tugakorera hano mu mujyi wa Kigali. Iminsi ine ya mbere tukagenga na za Gahanga, indi minsi ine tukaba turi hano muri za Nyarutarama na Kigali mu mujyi, no kugera ku munsi wa nyuma aho tuzagana za Nyabugogo, Ruriba, Norvege n'ahandi. Ariko umujyi wakira buri gihe ahora ari umujyi umwe, ari kapitale cyangwa se nk'uko ubutaha Imana bishoboye dushobora kugaruka tukongera no twakora mu wundi mujyi wo mu Rwanda nka Bugesera, Rubavu n'ahandi hose. Afandi ni navuga ngo hari amabwiriza cyangwa se itangazo n'ubundi ryasohotse ryerekana uburyo aya marushanwa asa nkaho azabateguye nubwo hazagenda hasohoka yandi mabwiriza mu gihe kiri imbere, ariko hari birumvikana ko hari uduca zaberamo imihanda izaba ifunze. Abaturage barasabwa iki by'umwihariko abakoresha iyi mihanda? Écoute bien, au murmure de la brise. Voici la bonne. Murakoze cyane. Nibyo hari imihanda izakoreshwa kandi kuko izaba ifunze. Icyo abaturage basabwa nuko batangira bakwitegura. Nibazabe nk'abatunguwe, ni nayo mpamvu tubabwira iyo mihanda nkuko Samson yarayikomojeho. Hari indi mihanda iri inyuma izakoreshwa bitazabuza abantu kujya mu kazi kabo. Icyo abaturage basabwa ni ukubahiriza amabwiriza bazagenda bahabwa. Iyo mihanda yunganira iminini n'ubusanzwe isanzwe iriho, ntibumve ko imihanda izaba iri gukoreshwa ariyo yonyine nta yindi mihanda ihari. Hari imihanda yateganijwe bitewe n'aho umuntu ari guturuka. Ntabwo bizahagarika rero ubuzima, cyane cyane ko n'ahazaba hari gukinirwa hari ahateguwe aho twakita vehicle crossing muri cyagihe cya emergency, cyagihe cyihutirwa. Harahari ku buryo umuntu tuvuze nko kuri time trial hari hano ku Gishushu mu gihe amagara azaba ari gukoresha uriya muhanda, hari no kwa Rando ku buryo umuntu ashobora gucrossinga n'imodoka, ariko abantu ntabwo bakwiriye kuzabifata nkaho ariho hantu bumva ngo bose baze kubabyiganira icyagihe cyihutirwa. Hari kandi na Nyarutarama hano munsi ya MTN gato naho hari vehicle crossing, hantu umuntu ashobora kwambuka mu gihe cyihutirwa no kuri Minagri n'ahantu hane hateganijwe. Ariko imihanda irazwi, ngira ngo nibiba ngombwa turagenda tuvuga umunsi ku munsi aho amagara azanyura kugira ngo abantu bumve. Niba tuvuge ku munsi wa mbere amagara azaguruka Biki Arena akomeze kuri Mike, nagera kuri Mike bakomeze uwo muhanda bagere kuri Simba ya Kimironko, bakate bagane kwa Rwahama, nibagera kwa Rwahama bakomeze kwa Rando, nibagera kwa Rando bakate kuri Rompwe bagaruke Prince House, nibagera Prince House ntabwo bazakomeza imbere mu gihe Poroso, ahubwo bazagaruka Sonatube, nibagera Sonatube bazamuke bagende centre, nibagera centre bakomeze
bagera i Nyanza, ubwo ndavuga umunsi wa mbere, Nyanza bakomeze bagera i Gahanga, nibagera i Gahanga bazakomeza bamanuke kabagana hasi ku kiraro, ariko ntabwo bazagera ku kiraro hasi, bazakatira kuri station Orix, ahantu hari imodoka zikatira batageze hepfo. Ubwo nibazamuka bazagaruka muri wa muhanda n'ubundi Nyanza, bamanuke bikubite Sonatube, bakomeze Rwandex, nibagera Rwandex mu Kanogo, bamwe bazamuke bajye Sainte Famille, ari naho bamwe bazakatira. Ubwo igikundi kimwe igihe kizaba kizamutse gutyo, hari abazanyura aho dukunda kwita kwa Minyoni banyuze Medihiri, ariko ubwo bazaba banyuze hasi mu Kanogo. Abantu babyumve ko Akanogo kazaba kari gukoreshwa. Bazamuke umuhanda w'amabuye, bakomeze bikubite ku Kabindi, bagende basoreze Kesisi. Uwo ni umunsi wa mbere. Ubwo umuntu udukurikiye ashobora kuvuga ati uyu munsi wa mbere, kuko iminsi 3 ya mbere bazakoreshaho, uretse aho bazagenda bakatira, nko ku munsi wa kabiri bazakatira i Gahanga ku isoko bakoresheje wa muhanda navuze. Umunsi wa gatatu bazakatira i Nyanza. Bivuze iki rero? Bivuze ko umuntu niba ari kuva i Bugesera, ni urugero, umuntu uva i Bugesera ashobora kuvuga ati nzakoresha uwe muhanda, kuko urumva twavuze ko ku munsi wa mbere ari ahantu hazaba hari gukoreshwa kugera kuri Orix hasi ugiye kugera ku kiraro. Bivuze ko umuntu uva i Bugesera, ujya i Bugesera, umuhanda uhari, hari umuhanda utambika twitwa ku Mugendo, aho ngaho ku kiraro ni umuhanda w'igitaka, ariko uri gukorwa kandi uzaba umeze neza, ukazamuka ugatunguka kuri Canal Olympia. Ubwo abantu bari kuva i Bugesera n'abajyayo, ako gace uzamutse ugeze ku Irebero cyangwa ucuritse ku Irebero, uwo muhanda uzabukoreshwa. Abaturuka mu gice cya Kabuga muri sayidi ya za Masaka, Kanombe, igice cyerekera unyuze ku Murindi ugakomeza 12 mu Nganda ugatunguka ujya inyumiye, biroroshye. Iyo mihanda izaba ihari. Ahafunzwe nahavuze ni za Prince yavuze, no kuvuga na gare y'Iremera izabikora. Icyo gihe nta kibazo, bazaba bashobora ku accessinga ahantu, n'abakomeza bajya za Kibagabaga gukomeza ku buryo ushobora kujya mu bindi bice unyuza aho ngaho. Abanyura Kicukiro bashaka kuza mu mujyi, ubwo abo navuze bashobora kugenda bagakata mu Gasyata bakagaruka mu mujyi n'ahandi hose, nta kibazo. Abanyura Kicukiro bazamanuka Kabeza, bashobora kuzamuka nk'imodoka nto cyane, zishobora kunyura ku Bademob zikazamuka zikanyura ku kigo cya gisirikare hari Kanombe zigakomeza mu Busanza. Abaturuka za Kimironko nabo bashobora kunyura Kabeza baturutse mu Giporoso, bakamanuka bakanyura kuri uriya muhanda wa Saint Joseph, bakinjira munsi y'ikiraro, ahantu abantu bahumve inzira